Umutungo kamere mu Rwanda, imicungire, imikoreshereze yawo. Turabasuhuje inshuti mudukurikiye. Nkuko mubimenyereye, uyu ni umwanya tubagezaho ikiganiro umutungo kamere mu Rwanda. Ikiganiro cy'ikigo gishinzwe umutungo kamere mu Rwanda kigamije gusobanurira abantu akamaro k'umutungo kamere n'uburyo wabungwabungwa mu rwego rwo gufata neza umutungo kamere u Rwanda rufite, haba umutungo w'amazi, ubutaka ndetse n'uw'amashyamba. Imwe muri serivisi zikenewe cyane mu Rwanda uyu munsi ni serivisi y'ubutaka. Uyu munsi ubutaka niwo mutungo w'agaciro abantu bafite, ingingo igaragaza uburyo akazi k'abatanga serivisi y'ubutaka gakenewe. Abagura, abagurisha, abaraga, abubaka, abahinga, abatanga iminani cyangwa abatanga ingwate y'ubutaka bakenera umukozi ushinzwe serivisi z'ubutaka mu kwemeza buri gikorwa kibukoreweho. Mu bihe bitandukanye abakenera serivisi y'ubutaka bakunze gusaba ko bakwegerezwa urwego ruyibaha ku murenge, kuko serivisi nyinshi z'ubutaka zatangirwaga ku rwego rw'akarere mu biro bishinzwe ubutaka. Aha niho hakoreraga noteri w'ubutaka honyine, akaba ari naho hakemurirwa ibibazo byose by'ubutaka, by'umwihariko ibirebana n'ihererekanya ry'ububasha ku butaka. Kuva mu mwaka ushize wa 2014 no mu ntangiriro z'umwaka wa 2015, Leta y'u Rwanda ibinyujije mu kigo gishinzwe umutungo kamere mu Rwanda bashyizeho abakozi bashinzwe serivisi z'ubutaka ku rwego rw'umurenge, kugira ngo abazikenera ntibazongere kumara iminsi mu mayira bashaka gukemurirwa ibibazo birebana n'ubutaka. Uko bigaragara uyu munsi, aba bakozi bashinzwe ubutaka ku rwego rw'umurenge, akazi bakora katangiye gutanga umusaruro. Wabonaga abaturage bose baza hano ku karere, tugarana umurongo muremure w'abaturage benshi, ugasanga wagira ngo akarere wenda hahindutse nko kwa muganga. Uyu munsi abaturage bose barajya ku mirenge, hano haza abaturage bake cyane bazanye ibibazo byananiranye. Uwo ni umuyobozi w'ibiro by'ubutaka mu karere ka Rulindo mu ntara y'Amajyaruguru, Bwana Felicien Niyoniringiye. Turi kumwe muri iki kiganiro. Mu rwego rwo gukomeza kongera umusaruro aba bakozi batanga, ikigo gishinzwe umutungo kamere mu Rwanda kirateganya kubongerera amahugurwa kugira ngo ubumenyi bwabo buzamuke, bizamure n'umusaruro. Uretse n'ubumenyi tubaha budatangwa n'umuntu umwe, kuko buratangwa n'abantu batandukanye, birumvikana ko hagomba kubaho imfashanyigisho imwe kugira ngo abantu bahabwe ubumenyi bumwe kimwe. Uwo nahaye ubumenyi mu karere ka Musanze, n'uriho ahabwa ubwo bumenyi kuyo tubahugura mu matsinda atandukanye, n'uriho ahabwa ubwo bumenyi mu karere ka Nyagatare, babe bumva ibintu kimwe. Ni umubitsi w'impapuro mpamo z'ubutaka wungirije ushinzwe intara y'Amajyaruguru, Bwana Damascene Munyangaju. Nawe turi kumwe muri iki kiganiro. Turaganira kandi n'abakozi bashinzwe gutanga serivisi z'ubutaka mu mirenge ya Muhoza na Musanze mu karere ka Musanze mu ntara y'Amajyaruguru. Baragaruka ku mikoranire yabo n'abaturage n'uburyo serivisi batanga yakiriwe n'abayihabwa. Izi ngingo nizo tugiye kuganiraho muri iki kiganiro umutungo kamere mu Rwanda, ikiganiro cy'ikigo gishinzwe umutungo kamere mu Rwanda. Njugiye kukibagezaho ndi Ismael Mwanafunzi. Ikaze muri iki kiganiro. Leta y'u Rwanda yashyizeho uburyo n'inzira zihamye zikoreshwa mu gucunga neza no gukoresha ubutaka mu gihugu. Inzego zashyizweho zishinzwe ubutaka zikora ku buryo ubutaka bwose buri mu gihugu bwanditse kuri nyirabwo, ariko ababutunze basabwa kumenyekanisha buri mpinduka yose bubayeho kugira ngo yandikwe, bityo hatazagira ubutaka busigara butanditswe kuri nyirabwo cyangwa ngo bube bwanditse ku muntu utari nyirabwo. Mu koroshya ibi bikorwa, abatanga serivisi z'ubutaka bamanuwe mu nzego z'ibanze ku buryo bahura n'abaturage mu buryo buhoraho. Mu mwaka wa 2014 ubwo ikigo gishinzwe umutungo kamere mu Rwanda cyakoraga ubukangurambaga ku mitangirwe ya serivisi z'ubutaka mu cyumweru cyahariwe ubutaka, abaturage hirya no hino mu gihugu basabye ko bashyirirwaho abakozi bashinzwe serivisi z'ubutaka ku rwego rw'umurenge, kuko hari benshi batuye mu mirenge iri kure y'ibiro by'uturere. Iki cyifuzo Leta y'u Rwanda yaracyumvise, kuko kuva muri uwo mwaka wa 2014 no mu mezi ya mbere y'umwaka wa 2015
mu mirenge 416 yose igize igihugu, 368 yose ubifite abakozi bashinzwe serivisi z'ubutaka, naho imirenge 48 isigaye nayo izababona mu minsi ya vuba. Ubusanzwe aka kazi kakorwaga n'umuyobozi w'ibiro by'ubutaka ku karere. Uyu munsi abayobora ibiro by'ubutaka mu karere barashima akazi gakorwa n'abakozi bashinzwe ubutaka ku murenge kuko baje kubafasha mu kazi kenshi bagiraga. Duhereye nka mbere wabonaga abaturage bose baza hano ku karere, tugarana umurongo muremure w'abaturage benshi, ugasanga wagira ngo akarere wenda hahindutse nko kwa muganga cyangwa, ariko bigaragara ko dutanga serivisi ku bantu benshi cyane. Rimwe na rimwe ntidushobore no kubaha serivisi uko babyifuza kubera umubare wabo, ariko uyu munsi aho abakozi babonekeye ku rwego rw'imirenge, ngira nko mu karere kacu batangiye ku itariki 15 z'ukwa 4 muri uyu mwaka. Uyu munsi abaturage bose barajya ku mirenge. Hano haza abaturage bake cyane bazanye ibibazo byananiranye, natwe tukabona umwanya uhagije noneho wo kwicara tugatekereza, tugapanga akazi, tukanakora suivi, tukareba uko bari gutanga iyo serivisi. Ariko ikigaragara cyo nuko twebwe twarorohewe, bituma dushobora kurangiza inshingano zacu neza, cyane cyane ko atari uguha abaturage serivisi byonyine tuba dukora, hari n'izindi nshingano tuba dufite. Ntabwo ari abakozi bashinzwe ibiro by'ubutaka mu turere bonyine bungukiye mu kazi gakorwa n'aba bakozi bo ku mirenge, kuko n'abaturage ubwabo batagikora ingendo nini bajya ku biro by'uturere. Impamvu nyamukuru ituma aba bakozi batanga umusaruro nuko batojwe gukorana umurava n'ubunyamwuga mu kazi kabo. Nubwo nta byera ngo de, umusaruro w'aba bakozi bashinzwe ubutaka mu mirenge waragaragaye, kandi hari icyizere ko uyu musaruro uzakomeza kwiyongera kuko ubuyobozi bw'ikigo gishinzwe umutungo kamere mu Rwanda butegura amahugurwa menshi kuri aba bakozi kandi agatangwa mu buryo bunoze. Ubumenyi tubaha bushingiye ku mfashanyigisho zateguwe n'abantu bafite ubumenyi, abantu bafite uburambe muri aka kazi, abakonsulta ariko bafashijwe n'abandi bakozi barimo n'ababitsi impapuro mpamo z'ubutaka. Hari imfashanyigisho rero, uretse n'ubumenyi tubaha budatangwa n'umuntu umwe kuko buratangwa n'abantu batandukanye, birumvikana ko hagomba kubaho imfashanyigisho imwe kugira ngo abantu bahabwe ubumenyi bumwe kimwe. Uwo nahaye ubumenyi mu karere ka Musanze, n'uriho ahabwa ubwo bumenyi kuyo tubahugura mu matsinda atandukanye, n'uriho ahabwa ubwo bumenyi mu karere ka Nyagatare, babe bumva ibintu kimwe. Umugenerwabikorwa uzakenera serivisi Nyagatare asabwa ibintu kimwe n'usabwa ibyo asabwa mu karere ka Musanze cyangwa se ka Rutsiro. Ikijyanye n'ubumenyi rero nta handi tubikura mu mategeko nanone yacu aharagenga ubutaka, guhera kuri politike y'ubutaka tukageza ku mateka ahari, ariko ubwo bumenyi tukabuhuza n'ibyo bashinzwe gukora. Barabuhabwa rero n'inzobere, abantu bavuga ko ari inzobere mu by'ukuri, ubona abantu bamaze imyaka irenga 10 babitsi b'impapuro mpamo z'ubutaka bariho kuva muri 2006 Desembre kugeza uyu munsi. Amategeko ajyaho bayagiramo uruhare, politike zihari uko zivugururwa n'ibihinduka byose. Dufite icyizere ko ubumenyi tubaha, icyambere tureba abo tubaha, cyo twita induction training, induction courses, duha bagitangira. Nizo mfashanyigisho ziri mu byiciro, ziri kuri guhera kuri volume ya mbere kugeza kuri volume ya 6. Ubumenyi duhaye abatangira sibwo duha abagiye kuri training ya kabiri, sibwo duha abakabiri, sibwo duha 3. Niyo banatangira akazi turabafasha, turabahugura, ariko twarangiza nk'ababitsi b'impapuro z'ubutaka n'abatekinisiye bamenyereye tukongera kubasanga aho bari, kongera kubaha umwanya wo kutubaza ni hehe mutasobanukiwe. Hamwe n'aya mahugurwa rusange bahawe, bavuye Rutsiro, bahujwe n'abagicumbi, bahujwe n'abanyagatare, bahujwe n'abamuhanga, ariko ababitsi impapuro mpamo z'ubutaka nanone mu mihigo tuba dufite, tuba tunahigira ko tubaha ubumenyi buhagije kugira ngo babashe gutanga serivisi nziza, zinoze kandi zihuse. Ariko muri ubwo bumenyi hakabamo no kubaha n'ibijyanye n'indangagaciro. Nitwifuza gukomeza kumva ko hari ruswa irangwa muri serivisi turiho dutanga, nubwo bisa nkaho sosiyete ngira ngo hari niyo nabirebye neza, hari abakomeza kwikanga zabaringa zabayeho, serivisi zikaba ziriho ziratangwa neza, yemwe ukabona nta na tendance za ruswa zihari, ariko ukaba wakumva sosiyete ivuga iti we bavuga ibyo ruswa, kumva baravuga no ku butaka.
ariko wakurikirana ugasanga mu by'ukuri byubakiye ku mateka turiho duhindura twihuta, ariko sosiyete itari yahinduka ngo ivuge iti ba bantu baratanga serivisi neza. Nkanjye nk'ubitse impapuro mpamo z'ubutaka ndacyabona abantu bampamagara kambwira ati dosiye yanjye yageze iwawe, wakumva rangaje abivugamo ukumva ni nk'yo gutakamba, ntabwo yumva ko ari uburenganzira bwe. Niba namuhamagaye ni byiza ntacyo bitwaye, ariko nibura no kumenya ko ari uburenganzira bwe, ahubwo yagombaga kumbaza ati birihuta bingana iki, atari nkaho abisega cyangwa bisaba. Aba bakozi bashinzwe ubutaka ku rwego rw'umurenge, aya mahugurwa n'ubumenyi bahabwa nabo babikoresha mu kwigisha abaturage imikoreshereze n'imicungire y'umutungo kamere w'ubutaka ku buryo umwere uvuye ibukuru ukwira hose. Ubundi twebwe buri gihembwe tugira desante, abakozi bose b'umurenge tuyobowe na nyakubahwa executive w'umurenge, dukora desante tukajya mu baturage mu tugari. Buri mukozi mu nshingano ze abafite ibyo ari gusobanurira abaturage, aho niho duhera, niho tubonera umwanya tugasobanura ibyo abaturage bagomba kuba bakurikiza kugira ngo habeho ihererekanya, habeho gusobanukirwa ku bintu bijyanye n'imiturire. Ibi nibyo byakunze gusabwa n'abaturage benshi kwegerwa. Uyu munsi abagiye bagira ibibazo bishingiye ku butaka bigakemurirwa ku mirenge barishimira ibi bikorwa. Imwe mu mpamvu igaragaza ko bakwiye no kubyishimira nuko amakimbirane ashingiye ku butaka yagabanutse biturutse ku kuba abaturage baza aho babariza ibibazo n'inzira binyuzwamo ngo bikemuke. Abatarasobanukirwa neza inzego bagomba kuyoboka ku bibazo bishingiye ku butaka nabo bahamagarirwa kugana ku biro by'umurenge, kuko imirenge yose mu gihugu ifite aba bakozi. Tubereyeho abaturage, tubereyeho kubafasha nk'uko natangiye mbivuga, kandi kuba serivisi zarabegerejwe. Ibyo ngibyo bizatuma mu by'ukuri ari igihe ari ingendo cyangwa se bakoraga bajya ku karere, ibyo byose bizagabanuka. Niyo mpamvu nabasaba yuko bakwitabira n'ubundi nk'uko ubwitabire bwagiye bugaragara, bakajya bagana serivisi zirabegerejwe ku rwego rw'umurenge kandi zirihuta. Gushyira abakozi bashinzwe ubutaka ku murenge ni imwe mu nkingi z'imiyoborere myiza no kwegereza ubuyobozi abaturage. Iki gikorwa rero gishimangira ko abanyarwanda nibakomeza muri uru rujyano ikibazo cy'ubutaka kitazabyara ibindi bibazo, kuko uyu munsi umubare w'ababukeneye ugenda uruta ingano yabwo. Inshuti bakunzi mwadukurikiye muri iki kiganiro umutungo kamere mu Rwanda, reka iki uyu munsi tugisoreza aha, tuzasubira ubutaha. Mbibutsa ko cyari ikiganiro umutungo kamere mu Rwanda, ikiganiro cy'ikigo gishinzwe umutungo kamere mu Rwanda, mukurikira buri wa gatatu saa 11:45 z'umugoroba kuri Radio Rwanda na saa 12:45 z'umugoroba kuri televiziyo y'u Rwanda, nabwo ku wa gatatu, ariko bwo ni kabiri mu kwezi. Ushobora no kudusura ku rubuga rwacu rwa interinete kuri wa#RNRA.rwa. Ngiye bagezaga iki kiganiro ndi Ismael Mwanafunzi. Mugire ibihe byiza. Umutungo kamere mu Rwanda, imicungire, imikoreshereze yawo.